Ubucuruzi n'inganda mu iterambere. Ubucuruzi n'inganda mu iterambere ni ikiganiro mugezweho na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Kibagezaho ibikorwa byose bifatiye kuri iyo minisiteri nk'urwego rushyiraho politiki, amategeko ndetse n'amabwiriza bigamije guteza imbere ubucuruzi n'inganda. Kibagezaho kandi amakuru ku bikorwa binyuranye by'iyo minisiteri ndetse n'abafatanyabikorwa bayo. Muri iki kiganiro mushobora gukurikira uko ubucuruzi buhagaze, bwaba ubw'imbere mu gihugu, ubwambukiranya imipaka cyangwa hanze y'igihugu ndetse n'ubw'ibikomoka kuri peteroli. Ikiganiro ubucuruzi n'inganda mu iterambere kivuga ku bucuruzi buciriritse bw'abanyamyuga n'abanyabukorikori, gitinyura abantu guhanga umurimo, ubucuruzi bw'inganda nto n'iziciriritse, ubw'inganda nini zihakaza abantu benshi, gushakira amasoko umusaruro ndetse n'amategeko agamije guteza imbere ubucuruzi no kurengera abaguzi. Turwanya ubukene dukora imishinga ihesha agaciro umurimo, dukanguke duhanga udushya amabanga azaduha ku makashi. Amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba, iburengerazuba, umujyi wa Kigali, uturere twose duhanga umurimo, duhanga umurimo, duhanga umurimo, duhanga umurimo, duhanga umurimo. Duhanga akazi imvura ihise kandi amafaranga araryoha, rubyiruko dushakashake dukora imishinga duhanga umurimo, umurimo mukobwa, umurimo mushakashaka ukora umushinga niwo shingiro ry'ubukire. Inshuti bakunze b'ikiganiro ubucuruzi n'inganda mu iterambere mutegurirwa na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda, twongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyo kuri uyu mugoroba. Mu minsi ishize twabagezagaho gahunda ya hanga umurimo Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda yashyizeho kugira ngo ifashe abanyarwanda b'inzego zitandukanye kwihangira indi mirimo yunganira ubuhinzi n'ubworozi busanzwe bukorwa n'abanyarwanda benshi. Twabagejejeho kandi uko byari byifashe hasozwe icyiciro cya mbere cya gahunda ya hanga umurimo. Ubu abanyarwanda banyuranye bitabiriye iyo gahunda bakaba bakomeje guhura n'amabanki kugira ngo babone amafaranga ahagije yo gushyira mu bikorwa imishinga yabo. Mu kiganiro cyo kuri uyu mugoroba turabagezaho aho imyiteguro igeze kugira ngo hinjirwe mu cyiciro cya kabiri cya gahunda ya hanga umurimo, tunabashishikariza kuyitabira. Ni mu kiganiro ubucuruzi n'inganda mu iterambere, nk'uko bisanzwe kuri uyu mugoroba murakigezwaho na Vincent Mpakaniye. Ubucuruzi n'inganda mu iterambere. Ubucuruzi n'inganda mu iterambere ni ikiganiro mugezweho na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Kuri televiziyo y'u Rwanda muzajya mugikurikira buri cyumweru kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice za nimugoroba. Tinyuka nawe uhange umurimo w'ubucuruzi uguhesha agaciro kandi ukaguha inyungu. Hera ku ngero z'abandi ayo ufite yose watangiye. Murararitswe rero iki kiganiro ntikibacike. Ku wa kabiri tariki ya 13 Gushyingo 2012 ku cyicaro cya Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda nibwo habaye umuhango wo gusoza ku mugaragaro icyiciro cya mbere cya gahunda ya hanga umurimo. Icyo cyiciro se cyarangiye gite? Umuyobozi muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda ushinzwe guteza imbere ba rwiyemezamirimo Madamu Kuradusenge Annonce araduha isura rusange y'uko byari byifashe. Urebye imenyekanisha twari koze mu gihe kitarenze ibyumweru 2, twari tumaze kwakira ibitekerezo biturutse mu banyarwanda bigeze ku bihumbi 16. Ntibyari byoroshye ariko ni cyagaragaje kuko abanyarwanda bafite inyota yo kuba bakora business. Ibyo bihumbi 16 ntabwo byose byashoboye guhabwa ayo mahugurwa kubera murumva nibwo uyu mushinga wari ugitangira, byari mu igeragezwa. Twafashe abantu 1500, bivuga 50 kuri buri karere bahabwa amahugurwa. Aya mahugurwa nayo ni amahugurwa twanafashijwemo n'abantu batandukanye n'inzobere zitandukanye barimo IFC. IFC ni ikigo kizwi mpuzamahanga gifite ubuzobere mu bijyanye no gufasha abantu mu gukora za business, mu gucunga business, mu gucunga imitungo. Noneho muri abo bantu 1500
kugeza uyu munsi abantu 477 nibo bahujwe n'amabanki. Amabanki aza kwemeza imishinga 221. Muri iyo mishinga 221 kugeza uyu munsi imishinga 113 ubu niyo yabonye amafaranga, niyo ubu yatangiye gushyira mu bikorwa ibyo bari bifuje bakoresheje amafaranga bakuye mu mabanki. Abitabiriye gahunda ya hanga umurimo rero bafite imishinga myiza yashyigikiwe n'amabanki ubu barakataje mu gushyira mu bikorwa imishinga yawo. Uyu ni Bwana Ruberangeyo Siridio, akaba rwiyemezamirimo ukora amafirigo n'ibyumba bikonjesha. Twaramusuye aho akorera mu Gatare ka Nyamirambo mu mujyi wa Kigali, atubwira amavu n'amavuko y'umushinga we. Uko natangiye nkora reparation, nkorera abandi, nkora nsa n'ibyumba amafirigo y'abandi, amavitrine n'amashambure fluide. Ubwo nza gusanga ari ngombwa ko nanjye nahimba ibyanjye, ariko bihereye ku cyifuzo cy'abantu nakoreraga. Bavuga bati tubibona biduhenze, ari nayo mpamvu tugira bike mu gihugu. Noneho nza kugira igitekerezo kubera kuganira nabo, usanga ari ngombwa ko nanjye twahimba ibyacu mu gihugu aho kujya kubishaka hanze bagiye kwigurira mu gihugu. Muri urwo rwego rero nagize amahirwe mbona ngiye muri hanga umurimo, bimaranye igihe kinini mbitekerezaho kugira ngo ndebe ko nabishyira mu bikorwa byarananiye. Kugira ngo umushinga wemerwe muri gahunda ya hanga umurimo ugomba kuba wifitemo agashya. Bwana Ruberangeyo Siridio nawe aratubwira ibyo akora, kandi ko kurasanga atari henshi biboneka mu Rwanda, dore ko yanabyize mu ishuri kandi n'abakozi akoresha bakaba babifitemo ubumenyi. Nkora ibi mureba chambre froide, zimukanwa n'izitimukanwa. Uvuga ngo izimukanwa niyo ushobora kwimurira aho ushaka, ibindi bitimukanwa niyo bishobora gukorerwa mu byumba by'abantu. Ukeneye inzu, warubatse inzu ukavuga uti nkeneye ko mu cyumba kimwe kibamo ubukonje, turabigukorera mu nzu waho. Bakora ibyo mu bucuruzi nanone byerekeranye n'ama comptoir frigorifique, ari izihagaze ari zo hasi, nk'iriya mureba hariya bacuruzamo imboga n'imbuto, n'izi zindi bacuruzamo amaji, amafanta n'amazi n'ibindi. Noneho n'amafirigo ahagaze dushobora gukorera hano bitewe no komande umuntu aduhaye. Tugakora ibyuma bishyushya nka byumwe bya sauna, bakora sauna aho gukoresha inkwi. Twasanze gukoresha inkwi bisigaye ari ikibazo kinini. Dusanga umuntu akoreze iby'amashanyarazi nubwo nayo akiri make, igihe aziyongera tukajya dubakorera ibyo bikoresho bikoresha amashanyarazi. Akaba bikora mu mahoteli, bimwe bakeneye nko mu mabare biki, ukeneye tumwe tuntu dushyushye, amasambusa uduki, akabibona batiriwe bajya gucana imbabura cyangwa bajya kubihiga ku ruhande, biri hafi yabo babibona aha ngaha. Ibi bintu aho nabivanye ntabwo ari byo natoraguye, nabyize mu ishuri, nabyigishijwe n'abataliyani n'ababirigi mu ishuri nigagamo. Abatekinisiye mfite dukorana harimo umwe twiganye, n'abandi twagiye tugiranduza ku ruhande, twagiye duforumba kugira ngo bagire bashobore kugiye gukora ibigaragarira abantu neza kandi bizima. Ruberangeyo Siridio aranatubwira amaboko hanga umurimo yamutije kugira ngo ashobore gukora ibikorwa bifatika. Iyo ntagera kuri iyo ntabona hanga umurimo ngo nshobore kugira ikimarira, ibi ntabwo narabigezeho kumubona hano. Bikesha hanga umurimo uko yaje ni nk'igisubizo cyanjye yazanye. Nta banga ririmo yampaye $50,000, ko ndari nsanzwe ari ibintu nkora, ari ibintu mbereka ko bisanzwe mbikora. Babizo $50,000 nshobora kugira kuzamura umushinga wanjye, cyane nzana ibikoresho aheda byo mbonamwe ibingibi mubona hano. Mbese muri make nta kindi navuga kindi uretse kwemera ko ari amaboko ya leta gusa. Ubu arakoresha abakozi 7 bahoraho. Aha akaba aratubwira isoko afite n'ubushobozi afite bwo kurihaza. Isoko ryo rirahari, nk'iki turi ruhande gifite wagifashe,
hari kiriya kiri hariya imbere hariya, mbese hafi ya byose biri aha ngaha bifite bene byo. Nkaba jye muri make navuga ko byaje bikenewe, kuko usanga no hirya no hino bampamagara bambaza batese tukugereho dute kugira ngo turebe ibyo ukora kugira ngo natwe tugezeho kuri ubwo bushakashatsi bwawe, kuko turabikeneye. Igihe isoko rizaba ryiyongere rirenze, mbona rirenze uko imbaraga mfite, nzongera niyambaze banke, niyambaze n'abahanga umurimo n'ubundi babwira aho bigize n'ukuntu bimeze, ubwo bazareba icyo banagaho nanjye ndebe ko nazamura. Arasoza ashimira leta yazanye gahunda ya hanga umurimo, bigaragara ko iri gufasha abanyarwanda benshi. Ubwiza bwa hanga umurimo ntabwo wavuga ngo uburangize. Ndashimira mbere na mbere leta y'u Rwanda, iyo yatekereje ikintu ugasanga ari ngombwa ko igishyira ahagaragara, kugira ngo abantu bafite ubumenyi bo kuborana mu kimuga batazagenda niba babujyana nta kivugeze ku gihugu. Nkaba nshishikariza umuntu wese ushobora kugira icyo ashobora gukora mu mutwe wafite yagishyira ahagaragara, kugira ngo turebe ko twazamura natwe igihugu kibe nk'ibindi bihugu. Nk'uko rero twatangiye tubivuga, ubu hari gutegurwa icyiciro cya kabiri cya gahunda ya hanga umurimo. Madamu Kuradusenge Annonce arakomeza adusobanurira ibiteganijwe muri iki cyiciro. Mu mirenge yose, cyane cyane imirenge sako, niho abanyarwanda basabwa kugera kugira ngo babone za mpapuro bifashisha buzuza batanga igitekerezo bifuza ko cyazavamo umushinga. Navuga ko ikindi tumaze kugeraho nuko ubu twabonye impuguke zidufasha mu kuzatanga amahugurwa ku bantu bazitabira iyi gahunda. Navuga ko guhera kuri 29 z'ukwa kane amahugurwa yaratangiye, no mu cyumweru gitaha bazakomeza bahugure. Ni gahunda ihoraho, ni ukuvuga yuko n'ababandi batanga ibitekerezo nta gihe kiriho cyo kurangiza gutanga ibitekerezo. Igihe igitekerezo kiziye uregera za serivisi navuze, umurenge sako mu karere, hari izo mpuguke zifitemo ibiro, ndetse hari n'umukozi uhagarariye Minicom ufasha ibigo bitoya n'ibiciriritse mu bintu bitandukanye. Abo bose bafasha umuntu wese ufite igitekerezo kuba yagera kuri ya form akuzuza agatanga igitekerezo cye, noneho akazafashwa kugiteza imbere, ndetse agahabwa n'amahugurwa akazagezwa no muri banki. Ikindi yenda navuga nuko bumva ko inguzanyo bahabwa rwose bumve ko atari impano, ntabwo ari impano, ni amafaranga y'inguzanyo duhabwa n'ibigo by'imari tugomba gukoresha neza, bikunguka tukayasubiza. Ubwitabire muri iki cyiciro cya kabiri se bwifashe bute? Mu ntara y'Iburasirazuba kugeza uyu munsi tumaze kwakira ibitekerezo 1816. Abatangiye amahugurwa ni abantu 287. Mu ntara y'Amajyepfo tumaze kwakira ibitekerezo 3390. Abazatangira amahugurwa ni 320. Mu mujyi wa Kigali tumaze kwakira ibitekerezo 452. Abatangira amahugurwa icyiciro cya mbere ni abantu 136. Imibare irebana n'intara y'Iburengerazuba tumaze kwakira ibitekerezo 2210. Abatangiye icyiciro cya mbere cy'amahugurwa ni abantu 280. Kuri iyo mibare twakongeraho iy'intara y'Amajyaruguru ahakiriwe imishinga igera ku 1064.
rwose nawe urangije amashuri ubushomeri ntibugukwiye tekereza utegura umushinga ushinga imizimu dushya twawo kera ababizi baguhira ejo utanga akazi dutanga rubicyamamare mu butunzi bubaka u Rwanda abana akazi imvura ihise kandi amafaranga araryoha ibiruka dushaka. Twasuye hirya no hino mu ntara n'umujyi wa Kigali ahatangiye gahunda yo gutoranya imishinga igomba kwinjira mu cyiciro cya kabiri cya hanga umurimo, ndetse hamwe bakaba baratangiye n'amahugurwa yo kumenya gukora iteganyabikorwa ry'umushinga business plan. Aha turi mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo, haratoranywa ibitekerezo byiza byabyara imishinga. Uhagarariye icyo gikorwa muri iyi ntara y'Amajyepfo aradusobanurira uko bikorwa. Ni ugutoranya ibitekerezo by'umushinga. Ibyo bitekerezo turimo turatoranya ibitekerezo duhereye ku ngingo zitandukanye. Hari gushishikariza abantu batari bafite gutinyuka guhanga, abari bo twita ba startups. Turimo turareba uwo mushinga ubushobozi ufite bwo kongera akazi, bwo guhanga akazi, n'umubare ungana iki w'abakozi ushobora kuboneka. Turimo turareba ku ngano y'uwo mushinga. Turimo turareba kugashya icyo gitekerezo gifite, ndetse twebweho hano mu Majyepfo twifuje no gutera indi ntambwe, tureba kuko n'abo bantu niba bafite n'ubumenyi ku byerekeye n'imikorere y'amabanki, kuko niyo izabaha amafaranga niturangiza iki cyiciro. Twanasuye kandi intara y'Iburasirazuba mu karere ka Rwamagana, ho ibitekerezo by'imishinga byamaze gutoranywa, ndetse batangiye amahugurwa ku buryo bwiza bwo gukora iteganyabikorwa business plan. Uhagarariye icyo gikorwa muri ako karere arabiduha by'imvaho. Turi kwibanda kuri gahunda y'ibikorwa by'umushinga business plan, uburyo bategura umushinga, uburyo bawushyira mu bikorwa, bityo tuzabahuze n'ibigo by'imari bibashe kubafasha, bibaha amafaranga bakeneye, iyo nguzanyo koko, hanyuma wenda tubegereze na BDF ibasha kubafasha mu kubona igice cy'ingwate babura. Tugitangira byo aba ari ibintu bigoye, abatabyumva biba bimeze nk'aho ari mu ishuri, ariko nko ku munsi wa kabiri cyangwa wa gatatu nibwo noneho aba atangiye gufunguka. Mu mujyi wa Kigali twasuye akarere ka Nyarugenge, aho nabo twabasanze mu mahugurwa. Kuko usanga umuntu afite igitekerezo ariko ugasanga nta gifite mu nyandiko, ugasanga umuntu ugendera n'igitekerezo ariko atakigira mu nyandiko. Aha rero ikintu tubahuguraho cya mbere ni ukubigisha igitekerezo tukakibashyira cyabo mu nyandiko. Ni gute ushobora gushyira igitekerezo cyawe mu nyandiko, rero business plan, no kubigisha uburyo ushobora gushaka isoko, ushobora kumenyekanisha produit zawe, uburyo ushobora gushaka uburyo ushaka kwerekana uburyo ushaka kunguka, uburyo ushaka, tukabigisha n'uburyo basora. I Muhanga twaganiriye na bamwe mu baturage bahamagariwe kuza gusobanura ibijyanye n'imishinga yabo imbere y'akanama kabishinzwe. Bamwe bari bamaze kuvugana n'ako kanama, abandi bagitegereje. Buri wese aravuga ko umushinga ufite amahirwe yo kwakirwa no gushyigikirwa. Nakoraga umurimo w'ubucuruzi bw'inzoga zipfundikiye, kudetaya, none ubu ndashaka, naje muri hanga umurimo kugira ngo nakemo inguzanyo nyine kugira ngo nagure umurimo wanjye nakoraga. Ubwo nari nifuje no gushyiraho akadepo mbese kugira ngo, kubera mu iyo santere nakoreragamo mbona zikenerwa, nkavuga nti mbonye ubushobozi nyine nkongera, byatuma ndangura zikajya zibasha kuboneka. Umushinga wanjye ahantu njye nakoreraga ari ahantu hakenerwa izo nzoga, kuba zaburaga tugasanga ni ikibazo dufite. None nkavuga nti ndamutse mbonye inyongera naho nyine zajya zibasha kuboneka, none umushinga wanjye nawo ugatera imbere. Ubuvuzi koko no kugira neza abaturage, cyane cyane kubera ku mutima w'urukundo, kugira ngo babashe kwisubiza, kwigaruramo icyizere. Ariko ubigaruye nanone muri business, ubona ko nimba ugiye kwakira umuntu ni nko kumuha serivisi, nawe ya serivisi umuhaye akenera kugira ngo agire akantu gatoya kagaragaza ko yanyuzwe aba yaguha. Iyo ushyize rero mu buvuzi mukuri, ukenera kurangura imiti, ugakenera no kuyigurisha.
mfite icyizere rero ko umushinga wanjye kuko atari uwo kwiteza imbere ku giti cyanjye njyenyine, mfite icyizere ko ushobora gufatwa kuko ni uwo guteza imbere akarere, gufasha abantu muri make burya cyane cyane cyo nk'umushinga ujyanye n'ubuvuzi ni igikorwa cy'urukundo, kandi no gufasha abantu koko tugabanyiriza na leta ibibazo by'abantu bayisanga buri munsi bayaka akazi. Tuganira n'abitabiriye amahugurwa babanje kutubwira uko gahunda ya hanga umurimo yabagezeho ndetse n'imishinga baserukanye, ubu bakaba bari mu mahugurwa. Umushinga nazanye hano muri hanga umurimo ni umushinga wo gutunganya kawa y'igitumbwe. Icyizere mfite ni uko ibyo nshaka gukora ni ugutunganya kawa inyinshi n'umusaruro w'izanjye, kuba nzifata neza. Ibyo ngibyo binyereka ko nshobora kuzahabwa inguzanyo ndetse naho ntuye kandi akaba nta nganda nyinshi zihari zitunganya kawa. Mishinga ni myinshi byo turabizi, kohereza ibintu mu mahanga, reba ububaji, reba ubuhinzi, reba ubudozi, kwambika abantu ubucuruzi, ubucuranzi, ubucuzi cyangwa se ubuvumvu, reba kwikorera n'ibindi wubaka u Rwanda. Shaka shishikara, kora imishinga ugere kure, kura amaboko mu mufuka, fungura amaso urebe kure. Gahunda ya hanga umurimo kandi abagore barayitabira by'umwihariko. Aha baravuga ko babona ko igihe cyageze kugira ngo nabo bahaguruke biteze imbere. Ngiye nk'umudamu narize, mfite amashuri, nize primaire niga segonderi, ndangije na kaminuza. Ntago nagize amahirwe yo kuba nabona akazi ndangije. Noneho natekereje ndavuga nti ubwo ntabonye akazi, noneho reka ndebe ikintu nakora none nanjye cyanteza imbere, cyamfasha mu buzima bwanjye, kikaba cyafasha n'umuryango wanjye. Niyo mpamvu nahise mfata iyo gahunda. Noneho ubwo umugabo yaramfashije nyine ampa igishoro gike ndatangira, kuko sinari mbonye ubushobozi bwo kuba nabona akazi. None ndavuga nti nanjye nk'umugore noneho reka ntinyuke, noneho njye mu gucuruza. By'abagore ibintu byo kwihangira imirimo barabitinya pe, ariko iyo watinyutse noneho ukaba wabijyamo. N'ubu ngubu iyo ntekereje mba numva ntajya mu byo gushaka akazi, numva intumbero yanjye ari kwihangira umurimo, nkakora ibintu binteza imbere, noneho nkateza imbere umuryango wanjye ndetse n'igihugu muri rusange. Abagore nibahaguruke bashakisha amafaranga aho hari, cyane ko batubwira ko amafaranga ahari. By'umwihariko hanga umurimo, leta izatwishyura 75%, hanyuma natwe twishyura 25%. Urumva ko ni ikintu cy'agaciro kandi gikomeye kumva ko leta ishyigikiye umugore n'urubyiruko n'umuntu utishoboye, umuntu afite ingwate, kuza baze bamufashe ahaguruke nawe abashe kwikorera kugira ngo areke kurera ayo maboko. Nkaba nkangurira abagore rero n'abana b'abakobwa by'umwihariko ko batinyuka kuza gukorana na hanga umurimo kugira ngo babashe kuduteza imbere, bahindure ubuzima bwacu. Keretse niba hari umugabo wumva wihagije kuri buri kimwe. Uyu munsi nta muntu unezezwa no kwaka akantu akariko kose. Igitunguru cyashize, amakara yashize, dore n'amafaranga y'inzu, dore na minervare umwana yarwaye. Nukuvuga ngo ufite umuntu kunganira biba byiza kurushaho. Niyo mpamvu rero nkangurira umugabo aho ari hose ko ariko umugore ugifite ibyo gitekerezo cyo kumva ko umugore ari wo mu rugo, namureke umugore akore kugira ngo abashe kumufasha kuzamura urugo no gutanga uburere burya mu bana. Rubyiruko murashaka amafaranga? Okay, niba mushaka amafaranga noneho twagiye 1 2 3 4. Kibana kazimvurize kana amafaranga araryoha. Rubyiruko dushaka dukora imishinga duhanga umurimo mukobwa, umurimo mushaka gukora umushinga niwo shingiro ry'ubukire. Urubyiruko narwo rurabona ko bidakwiye gutegereza buri kamwe kose ku bandi, ko narwo hari icyo rwakora. Gahunda ya hanga umurimo ni nacyo yaje gukemura. Nandanyisha umwaka wa mbere wa kaminuza. Nzajya kurangiza kaminuza mfite aho nigejeje, ndengeje wa mushahara w'umuri lisansiye w'ubu. Ahubwo ngiye mfite ubushobozi bwo gwakazi ba lisansiye bagenzi banjye. Nicyo kintu nicyo mbona muri visiyo yanjye iri imbere. Bagenzi banjye b'urubyiruko cyane cyane abanyarwandakazi. Icyo mbakangurira ndababwira abashiri ku bwoba,
bakora imishinga bahugurwe then bagiye mu mabanki. Amabanki ntabwo azabatererana iyo wahagurutse burya n'ababona ko ufite umwete ukanagaragaza ko ufite ubushobozi bwo kwishyura, ariko uhagurutse uba uvuga nti ngiye gukora ntera imbere nteze n'igihugu cyanjye imbere muri rusange. Ntitwasoza iki kiganiro tutavuze ku biteganijwe kuri gahunda ya hanga umurimo mu bihe bizaza. Mbese navuga ko ari nka wa mubyeyi ufata wa mwana ugitangira kugenda, wa mwana akazagira ubwo agenda afata imbaraga noneho ukamurekura ariko wamufashije kuzamuka. BDF rero irabifite mu nshingano zayo, niyo mpamvu hanga umurimo igiye kuzakurikiranwa na BDF ikorera muri za BDCs. Uyu mwaka igiye kuzatangirira muri bigo bya BDC biri mu ntara y'Iburengerazuba. Noneho buhoro buhoro iki kigo kizagira ubwo rwose kizafata imicungire imikurikiranire yose y'iyi gahunda ya hanga umurimo. Hari kandi n'ubutumwa ku banyarwanda muri rusange ku birebana n'iyi gahunda, dore ko noneho ari gahunda izakomeza igihe icyo ari cyo cyose umuntu akaba ashobora gutanga umushinga we agafashwa kugeza igihe ahujwe na banki mu rwego rwo kumubonera amafaranga akenewe kugira ngo ashobore gushyira mu bikorwa umushinga we. Turashishikariza abanyarwanda bose cyane cyane abafite ibitekerezo bifuza gutangira imishinga, turabashishikariza rwose kwitabira iyi gahunda. Turasaba inzego z'ibanze kudufasha gukangurira abanyarwanda kwitabira iyi gahunda. Imirenge, uturere mu gihe cy'umuganda bagakangurira abanyarwanda iyi gahunda ya hanga umurimo. Turasaba nanone ibigo by'imari, imirenge sako, rwose turabasaba kwitabira nabo iyi gahunda. Ibigo by'imari biciriritse, amabanki y'ubucuruzi, bose turabasaba kwitabira iyi gahunda badufashe gushyira mu bikorwa iyi gahunda ya hanga umurimo. Hari abacika intege ngo nta gishoro babona, nyamara igishoro cya mbere ni ugutekereza. Ubuzima bwawe rubyiruko ni wowe uzabuha icyerekezo, rutegura umushinga mwiza nta gishoro uzabura. Abana akazi imvura ihise kandi amafaranga araryoha, rubyiruko dushakashake dukora imishinga duhanga umurimo. Inshuti bakunze b'ikiganiro ubucuruzi n'inganda mu iterambere mutegurirwa na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda, ibi nibyo twabateguriye muri iki kiganiro kibanze cyane ku gutangira icyiciro cya kabiri cya gahunda ya hanga umurimo. Ubu hakaba hari gukorwa amahugurwa muri buri karere k'u Rwanda ku buryo bwiza bwo gukora iteganyabikorwa ry'umushinga bizafasha ba nyiri iyo mishinga gukorana neza n'amabanki. Ntidushidikanya kandi ko iki cyiciro cya kabiri nacyo kizafasha abanyarwanda batari bake kwihangira imirimo. Reka rero duhinira tubashimira ko mwadukurikiye muri iki kiganiro, tunabararikira ikiganiro cyo ku cyumweru gitaha ni ku isaha nk'iyi, ni mu kiganiro ubucuruzi n'inganda mu iterambere nk'uko bisanzwe kuri uyu mugoroba. Mwari kumwe na Vincent Mpakaniye ukibagezaho. Ubucuruzi n'inganda mu iterambere. Ubucuruzi n'inganda mu iterambere ni ikiganiro mugezweho na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Kibagezaho ibikorwa byose bifatiye kuri iyo minisiteri nk'urwego rushyiraho politiki, amategeko ndetse n'amabwiriza bigamije guteza imbere ubucuruzi n'inganda. Kibagezaho kandi amakuru ku bikorwa binyuranye by'iyo minisiteri ndetse n'abafatanyabikorwa bayo. Muri iki kiganiro mushobora gukurikira uko ubucuruzi buhagaze, bwaba ubw'imbere mu gihugu, ubwambukiranya imipaka cyangwa hanze y'igihugu ndetse n'ubw'ibikomoka kuri peteroli.
Ikiganiro ubucuruzi n'inganda mu iterambere kivuga ku bucuruzi buciriritse bw'abanyamyuga n'abanyabukorikori, gitinyura abantu guhanga umurimo, ubucuruzi bw'inganda nto n'iziciriritse, ubw'inganda nini zihakaza abantu benshi, gushakira amasoko umusaruro ndetse n'amategeko agamije guteza imbere ubucuruzi no kurengera abaguzi.